bigeze nimugoroba nakira message cyo gihe sinzabyibagirwa hari mu ijoro hari mu masambiri nicaye nyine numva ntuje numva nta kibazo mfite ngiye kumva nyine nje ko nambona message kuri nimero ntazi inyandikiye irambwira ngo mwajye nimero ko muri ngomba ngo mukareka ababyara ngo bakabyara ngo undi mbwe mukicara mu gatuza ngerageje kuyihamagara iyo nimero banga kumfata ndavuga okay uyu muntu yanyandikiye gutya sinajya kumurega nazi uwo ari we ndabanze nze kuverifia neza menye n'amazina ye ariko nareba amazina nkona nawe mugabo kibese kuziko umugabo wanjye agira nimero imwe amazina ye nyazi iyi nimero yavuye ariko nyine ndavuga ahura wasanga yayo byereka nyine bitera umugongo mvyorera ukeye bwaho mamagara umugabo ndambwira se hari indi nimero usigaye ukoresha nambwira ngo ya ngo nta nimero zanjye zose urazizi nari se ninde umuntu wagiye kubwira ko ntabyara ku buryo nakiriye message intuka kandi ngiye mbizi neza ko mbyara kandi bizi neza ko ansanganya umwana arambwira ngo ubwo nago mbizi ngo gwasanga ari kwa kundi nyine tujye dusinda mu kabari ngo nkabigana n'abagabo bagenzi banjye bakambaza impamvu banze kubyara nkabwira ko ushaka kutabyara cyangwa se igihe kitarajya ati nta kintu ambwira okay sawa suzaza ryara ati nzakubwira na gahunda mfite nonaho cyumweru cya mbere kirarangira cya kabiri kirarangira ariko numva muri njye simeze neza ngerageza guhamagara umuganga mwese uriye nagusange tuganire ko numva ntazi ukuntu meze ko numva ndi stress byataye cyo gihe yansubije arambwira ngo ihangane ndagira mu rugo uyu munsi ndatuza umugabo arataha araza turaganira nk'ibisanzwe ndangije ndamazi se abapangayi bitarambwa atabapangayi so abapangayi ntari bameze neza baraho nyine yanganiriza stories zose z'ukuntu ngo bameze ukuntu ari abantu biyubashye ari umugore n'umugabo ngo nyine ambwira nyine story y'ukuntu nyine ngo basigaye batwite ngo barigiye kuzibaruka ndavuga okay je ndumva ari sawa ambwa te kundi wowe twagiye kwa muganga tureba ko ari ngifite ikibazo cyangwa ari wowe ndambwiye se waretse wa muganga n'undi tukajyayo tukamenya ikibazo dufite gituma tutabyara mugarambye ati nareto zajya yejo kuba se ntabwo twagiye byutse mbwira ngo arananiwe ndambwira ko ngiye ntabwo nibaza ukuntu umbwira ngo simbyara kandi mfite umwana cyangwa we n'ubyara umugabo ati ngiye ndabyara ndabizi nese wigeze ubitestinga arambwira ati kuri nzakukuha nyuma mugabo tubanye ariko nyine tubanye ari imiguruko dora duserera buri munsi twashkanye twagurutse twagiye twashkanye twagurutse twagiye ndangije rimwe nza kwicara ndamazi ariko witwaje iki gisigaye gituma usigaye unyishongoraho gutyo numva utagishaka kumvugisha niyo usigaye unyereka yuko nyine hari ikindi kintu usigaye wihisha inyuma tu yagiye kunsubiza arambwira ngo erega ngo ndabizi neza ko n'ubundi ukuri nakugwa natakugwa n'undi kuzajya hanze ndabise byagenze bite ambwira ngo nsigaye mfite umugore utwite ngo kandi n'usigaye wa muri yanzu ndamubaza igihe tubanye wateye inda ntiwabimbwira urangije inzu ujya kuyubaka kugira ngo umugore ayibemo murakoze abanzi baranzi ubusanzwe nitwa Nadia abatari banzi nihangana abo tudasanzwe tubana ariko uyu munsi ndashaka kubana namwe kandi tukabana neza mbanje kubasuhuza bifurije ibihe byiza ku bantu mwese abandi mbifurije kuzagira Pasika nziza ndashaka ko uyu munsi tuganira kandi tukaganira neza nkuko nawe basezeranyije ko nzajya ngenda mbaganiriza rimwe na rimwe ku buzima bwanjye ubuzima busanzwe ibyo ngenda ncamo ibyo nyuramo uyu munsi mbafite story ariko akababwiza ukuri irasekeje ariko iranababajemo gake story uyu munsi tugiye kuganiraho ni imwe n'ubuzima nyine busanzwe bwo mu rugo rw'abantu babana n'umugore n'umugabo ukaba ari ubuzima nyine buba bugoye rimwe na rimwe ariko uyu munsi ibyo ngiye kubabwira ndabwira cyane cyane urubyiruko ruri kwinjira mu gihe nk'icyo nanjye ndimo ndikubwira cyane cyane abana b'abakobwa nyine tugomba kwirinda tukifata nyine tukereka isi yuko dukomeye kandi dushoboye story uyu munsi tugiye kuganiraho story yanjye n'umugabo wanjye ariko ni story nyine navuga maranye igihe ariko nari naranze kuyibatera kubera ko igihe cyari kitaragera ariko uyu munsi ngiye kubaganirizaho gatoya nyine mwumve ahantu ibintu nyine biba bigeze akuntu biba bikabije kandi nyine bikaze tu ndi umubyeyi ndi umugore ufite umugabo ishakanye n'umugabo tubana mu rugo twishimanye nta kibazo tumiranye neza ubona ari umugabo w'imfura nyine utajya upfa kuvuga ariko akaba ari nyine wa muntu utashira amakenga bitewe n'uburyo yabaga nyine yacecetse ubona byuka akigera mu bye nyine utamenye nyine ubuzima bw'undi utamitegereje cyangwa umuganira yari umugabo ufite amafaranga inzu twabagamo ntabwo twigeze twikodesha nk'iyo yari yarubatse ahantu twabaga hari ahantu heza nyine so habereye nyine umugabo mwiza nk'uwo kandi habereye umugore mwiza nkanjye ariko igisekeje kandi kinababaje nuko ubwo buzima ntago
aribwo buzima nyine nashakaga ubuzima bumeze nka paradizo ariko ntabwo byigeze bikunda ariko nyine numva ko aribwo buzima bwanjye nta wundi mugabo nashaka nta n'undi muntu n'umwe kuri iyi si nyine wamuruta mugabo turabana twatandukanye turanabyarana tubana mu nzu y'umugore n'umugabo twishimanye mu rugo badusura iwabo bakansura nanjye mu rugo bakaza kumusura nyine ubona ko ari umugabo mwiza kuko nyine utuje wa nyawa mpana bya bindi bajya babeshya ngo abagabo ngibiki haje kugera igihe nza nyine gusa nkaho ndwara arambwira ati noneho reka dushaka umukozi uzajya ugukorera mu gihe utameze neza ndamubwira nta kibazo mpamagara umushuti wanjye ndamubwira ndashaka umukobwa nyine wo kuza kunkorera ariko nyine nashakaga akana ko mu cyaro nyine kakiri gatoya ariko katazi nyine ibintu bya Kigali cyane umwana baramwohereza ndabyibuka umwana ni mukuru kubera ko afite hagati ya 20 na 22 umwana araza atangira gukora mu rugo ndibuka neza ko yamaze igihe gito yanabwira igihe kinini yahamaze umwana atangira kujya mfasha tukaganira akabona nta kibazo ariko nababeshye umwana nyine umurebye ubonaga ari umwana muzima nyine mwiza nyine utagize ikintu atwaye witonda nyine nawe ubona yuko ari umuntu ucecetse nyine tu ariko icyo gihe ikintu cyaje kunangaza cyari kimwe muzana njye namuzanye nsikari uruhinja ariko nasanze ndusha ubwenge kandi andusha mu mutwe cyane naje nyine kumubwira ati noneho jya wisanzuraho umwana mu rugo yewe mwana imfunguzo z'icyumba cyanjye ndababwira ni nta ntuwishe n'ubundi byose niwe ubikora uzajya ukora amasuku nuyasoza ukinga icyumba mu gihe mari tuzajya nyine tuba tuganira mu gihe nahari uzajya ucana televiziyo wirebere nareba arambwira ati nta kibazo sorry umwana w'umukobwa yarakoze pe yakoraga neza kamenyaga akazi ke ka buri munsi mu gitondo akabyuka agakora ibyo agomba gukora saa sita akamenya ibyo akorana nimugoroba rimwe nagiye nza gutaha ngeze mu rugo nsanga yarubiye sinzi icyo yari yabaye ndamubaza wabaye icyanga kunsubiza ahubwo araturikararira ndamwihorera ndamwe none nimba mfite ameze neza genda ujye mu cyumba ujye kuryama umwana aragenda araryama numvaga naniwe ariko bitari cyane nanjye cyagenda nja muri dushe nk'ibisanzwe ndaza ngenda ntegura ibiryo by'imugoroba kubera ko umugabo urumva ntabwo yari ahari yari yagiye ariko hagati aho nkaba ngenda namusize mu rugo ngarutse nsanga nawe yagiye nyine ntegura ibya nijoro ku buryo umugabo natari bubone ifunguro maze kubitegura ndangije ntegura imyenda ari buze kwambara avuye muri dushe atashye umwana w'umukobwa nawe mutegurira ibiryo mushyira mu cyumba ariko nkabona nyine ntabwo ameze neza ariko ndavuga okay ubwo atameze neza mu gitondo ndamujyana kwa muganga ko sinamujyana nijoro umwana ndambwira noneho uryame ejo tuzajya kwa muganga umwana arambwira ati nta kibazo umugabo arataha mbona nyine sinzi ukuntu ameze mbona yirakaje nigamba yamubonye arakaye yaza ambwira nabi tubanza no gutonganamo gatoya n'iryo nari natetse niyo abiri icyo gihe ndabyibuka yahise ajya kuryama ngeze mu cyumba nk'umugore wese ganiriza umugabo ndamuganiriza numva nashaka ko tuvugana ahubwo akajya anyuka inabi ngo nanshaka ngo nimuve iruhande ndavuga umugabo yarakaye kajya najya kuryama mu cyumba cy'abashyitsi ndagenda ndaryama buracya mu gitondo ndavuga nari mfite umurwayi mu nzu reka mujyane kwa muganga nsohotse nsanga umwana ari mu mirimo ndamwise wumva umeze neza nambwira ati nta kibazo mfite kuko nari meze nyine ukuntu niyumvaga ndumva byagabanutse ntabwo ari ngombwa ko njya kwa muganga ndabwira make nta kibazo umwana w'umukobwa bigeze nko mu masaa saa saba zamanywa nyine tugiye ku meza urumva na bosi nyine yari ahari ntabwo yari yagiye ku kazi uwo munsi arambwira ati ariko mpabuje hari ikintu nshaka kubwira ndambwira nta kibazo umbwire araza twicarana ku meza turabanza dufata ifunguro rya saa sita birarangira sinzi ikintu namutumye mu gikoni arangije ahita ambwira ngo ndaje ngo tuze tuganire agiye ntiyagaruka njya kumwirebera mu gikoni nsanga niwe yicaye ndabaye ko nagutumye ukaba utanumikiye bitarambwira ati numvaga ntazi ukuntu umeze ntabwo nabyibukaga ko wari wananiwe ndameze ko ufite ikihe kibazo udashaka kumbwira arambwira ngo yango nzaba nyikubwira ngo apana uyu munsi nyine atangira kunshisha hirya nino ariko nkabibona ko afite ikibazo ndavuga none ngo udashaka kubimbwira reka nikomereze ibyanjye ngo uzabimbwira nubishaka uwo munsi twari twapanze yuko njye n'umugabo turi bugiye muri sauna turoga turavuga okay tugiye kugenda tujya muri sauna tuvayo tujya kwiyakira nyine nk'ibisanzwe mbona umugabo none arishimye nta kibazo afite ariko sinshira amakenga ikibazo kiri mu rugo tunkabanika mu mbamba byange bikunde hari intambara ishobora kuba yabaye mu rugo n'ahari bakaba bayimishe baza umugabo ntariko ejo ko nagusize mu rugo ngenda nagaruka ngasanga umukozi arimo ararira ameze nabi byagenze gute umugabo ati nta kintu cyabaye nyine naramutonganyije ati kuko ishati yanjye yari yayitwitse none si ishati ko yayindi nkunda kwambara mva ndayizi ndamare se niyo mpamvu mu myenda narebye nigeze ngibona arambwira ati yayiteje naramutonganyije yari yayitwitse ntamwiganuke ati se nibyo mwapfuye narambwira ati nibyo twapfuye niyo mpamvu wabonye watashye ugasanga yarakaye arimo ararira ni umwana jya umwihorera jya umuganiriza ndavuga okay mba ari icyo mwapfuye nari biri na
ndaza kugura indi shati njyane mu rugo isa ya wambaraga. Arambwira ngo oya ngo ndaza kuyigurira nayo. Ndatanja mu rugo ganiriza umukozi ndambwira nyine nakundi byabaye ishati nimba yayi akagutunganya nago byari ikibazo nyine mwereka ko nyine nta mpamvu nimwe yo gutuma arakari hari. Ariko mbimubwira yikanzemo arambwira ngo kubera cyungiye gutyo namwe umugabo wanjye nyine yambwiye ko yakubwiye nabi ngo amutwikiye ishati yo mpamvu ejo nasanze uri kurira. Mwana w'umukobwa we ntabwo yigeze ahita ashaka kumbwira impamvu ahubwo yahise ambwira ngo ngo ntabwo bizongera ngo nzajya gutera ipasi nzajya nitonda ndamubwira nta kibazo. Icyo gihe nari maranye n'umugabo amezi 4 ndabyibuka ko umukozi w'imwe mbyibuka yakoze ukwezi kumwe nimba atari ukwezi n'igice. Umwana tubanyaho umwana ariko nkabona sinzi ukuntu ameze nkabona sinzi ibye umwana nkamuvugisha nkabona nyine umwuka umwe nyine uvugisha umuntu musangana ariko ukabona nyine hari ikintu cyahindutse. Haciyemo ndabyibuka nk'ibyumweru nka 3 tubana neza mu rugo nta kibazo gihari. Mugabo arambwira ati ariko hari ahantu mfite kubaka inzu abapangayi bazajya bakodesha kugira ngo izajye itwinjiriza ndamubwira nta kibazo. Mugabo nigeze ashaka yuko menya ahantu yaragiye kubaka icyo gihe sinzabyibagirwa gusa nyine yanyerekaga impapuro akanyereka pura y'inzu ukuntu izabiteye nkabona nyine nta kibazo nta bintu nyine birebire bihari. Mugabo tubanyaho inzara agiye arayubakishije ndibukana n'igihe kirekire yatwaye inzu iruzura yewe sitwanayitaye ko yaraje aza mu rugaza na n'inshuti ziwe icyo gihe sinzabyibagirwa turasangira nyine tumikira cyo kunywa turarya turishima ambwira ko inzu yuzuye ahubwo natangira kumubaza ati suzanemberezo ryari akambwira ngo nzakubwira ndambwira noke nta kibazo byo biroroshye. Umugabo rimwe aza gutaha yasinze nzabyibagirwa ageze mu rugo sinzi yaraje asanga naryamye kundi yarabimenyereye yuko buri gihe atagasanga namutegereje nicaye uwo munsi yasanze naryamye ararakara. Abaje mu cyumba arangije arambwira ngo rega ngo n'ubundi nawe urabitwa na bariya ndabaye se byagenze bite wabaye ubwo se ngiryo n'umugabo wawe atarataha ngo ubundi buzariye. Tambwiye ko se ko twavuganye kuri telefone ukambwira yuko uri mu kazi nkambona utashye wasinze byagenze bite. Umugabo arandakarira ngo nasinze ngo niwanguriye ngo n'ubundi ngo nta kintu maze ngo nuri gushaka ngo kumbyarira nyine ibi bintu bya danje. Nambwiye se katari nje wihuru byaro ko umwana ari we wagakwiye kuba Imana ari umutanga nkaho urambwira ngo ntabwo mbyara gute amezi 4 tumaranye urumva ari amezi menshi kuryo nahita mwita. Mugabo nyine bigira intambara ashaka nyine ku bintu bya bibdira ariko kubera nyine kagahenge nzinjye ngakunda kuma ndangije ndabyuka ukuramo inkweto nk'ibisanzwe icyo gihe ntabwo nabwo yari yarangije terambika ku buriri ahita sinzi ntabwo yageze ajya muri dushe turaryama buracya mu gitondo umuganda wese nijoro wabaye iki ko waje utongana waje umbwira nabi ambwa ati mbabarira sinzi ko byari byagenze ubwo nyine byari ubusinzi sinzi nyine ibyari byo. Danjye nongeye se nimba byari ubusinzi kwe cyo sinzi ko ari byiza gusindira tutanasangiye. Ambwa ati mbabarira ihangane sinzi ko byagenze nyine ariko ndavuga okay ko ari umugabo mu rugo kacishe make nyine asanga ari icyabimutiye kugira ngo asinde. Cyagiye sinzabyibagirwa umugabo yarabyutse arakaraba mu cyayi asoje kunywa icyayi ambwa ati tujye muri siporo ndambwa ntabwo meze neza arambwa okay mutameze neza nge nigiriye muri siporo ko muri iyi minsi ushobora kubona umupangayi wa yanzu ndambwa nta kibazo. Ariko ngibwa nkaba nicayeho ariko ndi gukemanga ibintu byinshi kuko buri gihe uko nabaga nagiye nsize umugabo mu rugo narataga ngasanga ibintu byose byadobereye mu rugo ngasanga umukozi yirakaje ngasanga nawe yarakaye ngasanga bamwe barashihurana ariko nyine utamenya ibyabo. Rimwe nibwo naje kujya mu kazi ndetse ukazi numva ntabwo meze neza umutima numva imurange ndavuga kereka nsubire mu rugo ntahe. Ibintu nabonye nje narikanze ariko ntabwo nyine nese mbyegereza umutima narabanje mbitekerezaho. Naratashye ngeze mu rugo banza kubura umfungurira kuri gate ndasona baraza baramfungurira uwaje kumfungurira ni wa mukobwa ariko uburyo yaje gufungura akimbona yarikanze ko yari yambaye isume mu mabere ndabise warugiye koga n'igihunga cyinshi atambwira ngo nari ngiye koga ngahubwo se ngo kugarutse bigenze bite ndambwira ndumva nameze neza nje kwiryamira. Ninjira mu nzu nsanga umugabo yicaye muri salo yayambariye boxer nk'ibisanzwe arimo areba televiziyo ibiri no muri telefone ariko muvugishije mbona ntashaka kumvugisha ndamwihora ndagenda nigira mu cyumba ndiryamira nk'ibisanzwe. Ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu hashemo iminsi mike ndameze se yanzu biti arambwira ngo yanzu nyine ngo yabonye umupangayi ngo kandi anishira amezi 3 ndange se amafaranga ari amafaranga ari kuri banki ndambwira okay nta kibazo bw'amafaranga ari kuri banki. Umugabo namubaza se umupangayi bite kutanjyanye no kwanyereka kambwira nzaba nkujyanayo nza nyine numva nzari yabaye nzagiye nshirahoraga nyine nshyira mu nzage. Rimwe ntashye nsanga umukozi ntawo uhari nawe ntawo uhari ndamuhamagara ndabizi se umukozi agenda yakubwiye ko mbona n'ibintu bye ntabihari
arambwira ati umukozi agenda nsabye uruhushya akagiye iwabo njye nenswe mwanabivuganye ntabwo nenswe mutabivuganye ndambwira okay ubwo yagiye iwabo nta bidanje ubwo araza kugaruka ese yagiye basi wamuhembye arambwira ati oya namuhaye itike gusa aragenda ariko araza kugaruka yaragiye amarayo nk'iminsi 4 arangije aragaruka ariko nyine yaza mbona ntazi ibyiwe ntangiye kujya muvugisha nkabona aranyiheneraho nkabona aranshenganije sinamuze se kusike muvugisha nkabona ushaka kumva ibyo nkubwira ari njye wakwizaniye biti mukozi arangije rimwe arambwira ngo ariko ngo mwagiye mwemera yuko ngo muba mwarashashe ibyanyu byarangiye ngo mukareka abana bato bakikorera ibyawe icyo gihe sinigeze mbiteraho comment kuko ntabwo nari nzi nyine icyo ashatse kumbwira naratuje ndagenda njya mu cyumba mbitekerezaho akanya gato ariko numva ntabwo ari ibintu byo guha umwanya nyine ngo nkomeze mbitekerezeho nigera mu cyumba nikorera ibyanjye birarangira umunsi umukozi nsezera ambwira ngo aragiye yarahamaze icyo gihe ukwezi nimba mbyibuka neza n'icyumweru n'iminsi yarese kugiye nko kwirukanye boss atakwirukanye ntawe kubwiye nabimeze bite yambwira ndashaka kumbarira ngo nkigendera ngo nge ntabwo nakomeza kwicara ngo mu kazi ko mu rugo ngo kandi arabafite amafaranga bari kuyarya ngo nanjye nagakwiye kuba mfite kurya amafaranga ntunje ndambwira ngo okay hari kozi mwara amafaranga ndamubwira nti ntari bigenda arataha umugabo niyo namuherekeje agiye no kumutegera umugabo agarutse ageze mu rugo arambwira ngo akeneye konje ndahise konje iki ngo ndashaka kujya mu karuhuko gato ndamubwira okay turajyana cyangwa urijyana arambwira ngo ya ngo nzijyana kanishura ku mareo nk'ikimwe cy'ibyumweru 2 ngo nzaba ngaruka nzakubwira ndavuga ubwo umugabo agiye mu kiruhuko nanjye reka nigire mu byanjye ifatira bisi igira ku Gisenyi ndamwihora nyine ndavuga ubwo yagiye nanjye reka nigende twese zo turahita yirumva ko nawundi muntu wabagamo nta mwana nta muzamu yari inzu yonyine ubwo yari isigaye ariko ngeze Gisenyi numva simeze neza ndamuhamagara nsanga fone ntayiriho ndavuga wenda buriya wasanga fone yamuzimanye ndaza kongera amuvugisha bigeze nimugoroba nakira message icyo gihe sinzabyibagirwa hari mu ijoro hari mu masaa 2 nicaye nyine numva ntuje numva nta kibazo mfite ngiye kumva nyine ngiye kubona mbona message kuri nimero ntazi inyandikiye irambwira ngo mwagiye mwemera ko muri ngomba ngo mukareka ababyara ngo bakabyara ngo undi mbwe mukicara mu gatuza ngerageje kuyihamagara iyo nimero banga kumfata ndavuga okay uyu muntu yanyandikiye gutya sinajya kumurega nazi uwari wenda banze nze kuverifia neza menye n'amazina ye ariko nareba amazina nkona nawe mugabo kibese kuziko umugabo wanje agira nimero imwe amazina ye nyazi iyi nimero yavuye ariko nyine ndavuga ahura wasanga yayo byereka nyine bitera umugongo mvyorera ukeye bwaho mamagara umugabo ndambwira se hari indi nimero usigaye ukoresha nambwira ngo ya ngo nta nimero zanje zose urazizi nabize se ninde umuntu wagiye kubwira ko ntabyara ku buryo nakiriye message intuka kandi ngiye mbizi neza ko mbyara kandi bizi neza ko ansanganya umwana arambwira ngo ubwo ntago mbizi ngo gwasanga ari kwa kundi nyine tujye dusinda mu kabari ngo nkabigana n'abagabo bagenzi banjye bakambaza impamvu banze kubyara nkabwira kushaka kutabyara cyangwa se igihe kitarajya ati nta kintu ndambwira okay sawa suzaza ryara ati nzakubwira nta gahunda mfite nonaho cyumweru cya mbere kirarangira cya kabiri kirarangira ariko numva muri njye simeze neza ngerageza guhamagara umuganda mwese uriyema gusange tuganire ko numva ntazi ukuntu meze ko numva ndi stress byatari cyo gihe yansubije arambwira ngo ihangane ndagira mu rugo uyu munsi ndatuza umugabo arataha araza turaganira nk'ibisanzwe ndangije ndamazi se abapangayi bitarambwa atabapangayi se abapangayi ntari bameze neza baraho nyine yanganiriza stories zose z'ukuntu ngo bameze ukuntu ari abantu biyubashye ari umugore n'umugabo ngo nyine ambwira nyine story y'ukuntu nyine ngo basigaye batwite ngo barigiye kuzibaruka ndavuga okay ibyo ndumva ari sawa ambwa ate kundi wowe twagiye kwa muganga tureba ko ari ngi ufite ikibazo cyangwa ari wowe ndambwiye se waretse wa muganga n'undi tukagiye tukamenya ikibazo dufite gituma tutabyara mugarambye ati nare tuzajya yejo kubese ntabwo twagiye byutse mbwira ngarananiwe ndambwira ko ngiye ntabwo nibaza ukuntu umbwira ngo simbyara kandi mfite umwana cyangwa we n'ubyara umugabo ati ngenda byara ndabizi nahise wigeze ubitestinga arambwira ati kuri nzakuguha nyuma mugabo tubanye ariko nyine tubanye ari imiguruko dora duserera buri munsi twashkanye twagurutse twagiye twashkanye twagurutse twagiye ndangije rimwe nza kwicara ndamazi ariko witwaje iki gisigaye gituma usigaye unyishongoraho gutyo wumva utagishaka kumvugisha niba usigaye unyereka yuko nyine hari ikindi kintu usigaye wihisha inyuma tu yagiye kunsubiza arambwira ngo erege ngo ndabizi neza ko n'ubundi ukuri nakugwa natakugwa n'ubundi kuzajya hanze byahise byagenze bite arambwira ngo nsigaye mfite umugore utwite ngo kandi n'usigaye wa muri yanzu ndamubaza igihe tubanye watewe inda ntiwabimbwira urangije inzu ugiye kuyubaka kugira umugore ayibemo arambwira ngo impamvu nayubatse ngo nuko nari nkeneye ko ari uhaba ngo kuko nabonaga udashoboye ndambwira okay mpari se wayubatse arambwira ati nzirirwa amagana ndambwira ati se twazajyana nkareba n'uwo mudamu wawe washatse nkanamwifuriza ineza rumva
ubwo nyine urumva ko ibintu nyine byari bimaze gusa nkaho bidobera. Umugabo ndamubwira nti ariko njyewe nakubeshye ndabona umwana ari uwawe. Umugabo ati nyamara ntabwo uyu mwana ari uwanjye. Ndamubwira ese reka nkubaze wasanga atari wowe byo warenzaho iki wakora iki? Ari imitungo umaze kuyandika ku mugore wawe niwe ushinzwe byose nyine ubwo ugiye kubimbwebwe mu muhanda. Umugabo ati ntabwo byashoboka ko ntabwo byose ariko nabimwanditseho ko mfite ibyo nizigamye nk'uko nawe hari ibyo nakwimye. Ndamubwira ese umwana nusanga atari wowe bizagenda gute? Umuntu wazanye bino bintu ngo bya DNA test niwe muntu wakoze agashya kandi akora ishyano. Umugabo ati reka reka ariko burya turajya gupimisha DNA ati ntabwo bizavamo. Ntamganisha ubu nakubwira iki rukanga. Mukobwa bishaje n'ibya DNA nimba yaragize ubwo arambwira ati oya ntabwo tujya kwa muganga ndacyarwaye ndacyari ku kiriri tuzajyayo maze koroherwa. Umugabo ati ntabwo bikunda urasigara umwana ndamutwara. Umukobwa aragize ati reka reka nta hantu mujyana. Ashize umwanya turi gutongana nyine turi muri ibyo umugabo ndamubwira dusohoka hanze ubundi tubanze tuganire. Twicara hanze ku kabaraza kiwe k'inzu. Ndamubaza nkawe iyo umpamagaye ngo nze nkurebera umwana ubizi neza kujya gutera inda ari wowe muntu wa mbere wishimye ngo wateye inda wowe tuvuge kuyitera utabimenye. Umugabo ati njyewe icyo nzi cyo nuko umukobwa yambwiye ko atwite kandi nta kindi kiharana bikurenza ati nagombaga kwita ku mwana wanjye. Ndambwira uwo mwana nyine wagombaga kumwitaho ukomeza umwitaho kuko nujya gupimisha ibya DNA n'ubundi urasanga wiruhiriza ubusa ugiye kwishyura amafaranga y'ubugoryi umugore n'ufite imitungo yose niwe wayihaye njye ndumva nta kintu hano mfite kuba nanagufasha kwanza. Ubwo nanjye nyine rero umva nahise mbona uruvugiro mba ndikubise mba ndagiye. Umugabo ati ntabwo ugenda abafunze igipanga ati nta hantu ujya naramenya nimba uriya mwana wanjye cyatari uwanjye. Ndambwira ko yambwiye ko ntabyara kuko urakomeza kumuhatiriza kumenyera umwana wumva ibyo ntibiri bukunde. Umugabo ntabwo yigeze agira atekereza kabiri yinjiye mu nzu ko undi umugore aba ari guhondobera asinzira abateruye wa mwana mu Kigoma abamukubise mu modoka ati wapi ati twagiye Kigali ngiye gupimisha DNA ntabwo ibintu byava nahise uwo mwana ujyanye nta mata ujyanye ubwo rero umwana n'umushobore ati nakazi kati narira ndayagura. Naho bebe arasa ati byose ntari ibindi bigora n'ibyo maze kumutakazaho ni byinshi. Jugujugu tuba turaje tugeze hano Kicukiro ndamugana ngaho ugenda ujye kurwana n'ibyati reka reka terega ntabwo ngusiga ati ko nawe mugore wa mbere ni handi n'ubundi uraza tujyane tujye gupimisha umwana turi kumwe. Bari umugabo yandigiye namwana ari kuranyishyura kuko njye ntabwo ndi bugorekeze ubusa. Ambwira ati nta kibazo amafaranga yose wumva ushaka ndayakwishyura kuze tujyane. Turakugendeye ntabwo nzabyibagirwa yasize kuri sitasiyo tugiye kunywa esanse abona barimo baratinda umwana amushikuza mu modoka abarirutse abafashe moto aragenda ajyana umwana ku bitaro bapima DNA umwana aramugarura n'ipapuro arabizana yaje yifashe mu gahanga umwana yanamuriranye yabuze amata ahita ambwira gufata amafaranga nganga mu modoka ujye kumushakira amata n'ubundi ari amata y'ifu agura 35 niba ngo bayita ngo iki ku mwana utaragira ukwezi ugende ngo ugure na bebero ngo ugure n'amazi yo gufunguza ayo mata ngo ubundi uzane umuhereze nazi ko mbona yifashe mu gahanga biti wakoze ibyo mugwa mugore ukamva hejuru. Umubyeyi wese nafashe umwana tera ibitugu cyo kugura iby'abantu ndaje nsanga umugabo yariza amarira agera ku gitse mu modoka ndaje ariko kuri kurira bite nihera umwana amata nyine mwirika ko nta bidanje arangije arambwira ngo ngaso ibyo bipapuro bikuri imbere ngo nawe uraturi kurira nakubeshye mbabwije ukuri nabisomye ndaturika ndaseka aramaze usetse iki namwana nyine urikimara none nimba baragutubuye se nanyuje kuntuburira ati kati nago bino bintu ariwe wabingwa ati nago wambwira gutyo ndakubwira inshuro nakwiyamye nkubwira ukanga kunyumva hama hamwe nawe wumve nyine wumva uko bimeze. Umugabo abona nyine nta kundi ari bubigenze ntabwo umwana ari kumujugunya ntiyari kwirukana nyina fata imodoka dusubira Rwamagana aragenda ageze mu nzu asanga umugore yahangayitse ngo umwana bamwibye nyine asanga umugore nyine yisarishije mu nzu abakozi abaduruvandimwe babwana umwana ari umugore ndagenda umwana ni mukikiye yasinzire ndambwira nti ngakira umwana wawe ngwe umwana wanjye ko muzanye ngo yasinziriye ngo ubwo muvuye kumuroga ngana ifata ahubwo n'amatujyane mu nzu ati kuko mukanya uraza gukubitwa ati muramunkubita mumbaze iki ngo ubundi ngaye amasaha yose mwari mwe n'umwana wanjye ndambwira twari turiye mwereze papuro ndambwira nti imitwe yatetse kuva kera kubayeho none urongera guteka iyo ko bave gupimisha DNA. Umwana w'umukobwa n'imbara yarebye akabona biramucanze akabona ntago biri buvemo yinjiye mu nzu n'ibipapuro by'inzu na kimwe yatwaye byose yarabisize yinjiye mu nzu akenyera igitenge akubitamo agapira umwana ntiyigeze amuheka yamutwaye mu ntoki n'ikigoma na n'imyenda umwana yatwaye umukobwa afata amafaranga atasohoka atagenda atakoraho telefone. Nshuti zanjye bakobwa batoya cyane cyane mwindi kubwira ibi bintu mu buzima twishoyemo bwo kuvuga ngo tuzatwara ibitari ibyacu nibwo buzima bwa mbere bubi bubaho mu buzima nabonye kuva umwana w'umukobwa yagenda kugeza amagingo nta muntu uzahanara gusa icyo twabonye cyo nuko nyine amafaranga yatwaye n'amafaranga yakuye kuri banki yiwe ntabwo yigeze yakora kuri mugabo nayo yatwaye inzara zisiga imitungo arabisiga imyenda urinjira yisiga ibitenge arasiga mbega umugabo yari yaragiye we agura nk'umuntu utazongera nyine kugura ubuzima bwe bwose avuga ngo umwana wanjye atazigera yambara ubusa umugore wanjye batazamucisha mu ijisho amashashi y'amapampa byose biri aho ngaho
nyine urumva ko murumva rero inama nziza nabagira abana batoya cyane cyane n'abameri nyine tujya twiyongoza ngo dushatse abakozi ngo b'abakobwa ngo ni abanyacyaro nabo badusenya